Inshuti bakunze ubukombe TV twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza mu bihe bikomeye nk'ibingibi u Rwanda rurimo n'isi muri rusange bya coronavirus. Hanyuma rero tugiye kubagezaho imigani mwagiye mukunda munakumbuye, kandi subscribe ndetse na share, like na comment, uduhe igitekerezo cy'ukuntu bayadukora kurushaho bikakunezeza. Mbacira umugani mbabambuza umugani, nuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Umunsi umwe Bakame yasanze umugabo w'umunyabwenge mu ishyamba, iramubwira iti ubwenge bwawe butuma utegeka iri shyamba n'ibirituye, none reka ngire icyo nkwisabira. Uwo mugabo abaza Bakame ati urifuza iki? Nayo iti ndagusaba kunyongerera ubwenge kugira ngo mburushe izindi nyamaswa zose. Umugabo amaze gutekereza arayisubiza ati enda iki giseke uzanyuzurizemo inyoni, iki cyansi uzanyuzurizemo amata y'imbogo, uzanzanire n'inzoka ireshya n'iyi nkoni, nubibona uzaze nkongerera ubwenge. Bakame ibatura ibyo bintu uwo mugabo yarayihaye, ijya kumugezaho inyamaswa zose zikoranira zishotse. Amashoka ageze, inyoni ziza ziririmba umusubizo, maze Bakame isohoka aho yari yikinze, irivugisha iti ashwida ntibishoboka kuzura aha, yarambeshye. Inyoni zibyumvishe ziti Bakame uravuga uduki? Bakame iti hari abambeshye ngo mushobora kujya muri iki giseke mukacyuzura, ariko njye ndabona bidashoboka. Inyoni ziti genda Bakame uri umunyamashyengo, reka tukwereke. Iya mbere irinjira, iya kabiri yicokamo, iya gatatu itaho, bityo kugeza igihe igiseke cyuzuriye. Nuko Bakame ikubita nk'umutemeri, irarumye ihisha igiseke iruhande rw'umugezi irinumira. Muri ako kanya imbogo nayo irashoka. Bakame yibonye iti yo yewe gabaka, mbega ngo abantu barakubeshya, ibi bishoboka bite? Nabyemera nte? Imbogo irayisubiza iti uravuga uduki Baka? Bakame iti ndeka ntibishoboka. Imbogo iti ese ni ibiki? Bakame iti nateze n'umuntu anyemeza ko ushobora kuzuza iki cyansi cy'amata da, ariko njye mbona bidashoboka. Imbogo iti ishyengo ryawe ndarizi. Bakame izunguza umutwe iti ntibishoboka rwose. Imbogo iti reka nkwereke. Nuko igira ikihagarara hejuru y'icyansi ivuganyirizamo, mu kanya kiba kiruzuye. Bakame iti uransinze koko? Iherako iterura icyansi igishyira iruhande rwa cya giseke cyuzuye inyoni. Bidatinze inzoka birashotse. Bakame iyibonye itangira kwiteresha intambwe kuri ya nkoni, imwe, ebyiri, eshatu, iti ndiruhiriza ubusa ntibishoboka. Inzoka irahagarara ibaza Bakame iti bite Baka? Nayo iti reka numiwe, umuntu yambwiye ko ushobora kureshya n'iyi nkoni kandi nsanzwe nkuziho ubugufi. Inzoka ikubita agatwenge iti ibyo nabyo? Iherako yirambika iruhande rwa ya nkoni. Bakame ntiyazuyaza ihita iyihambiraho, nuko ifata ibyo yatumwe byose irikorera no kwa wa muntu. Abibonye arumirwa, amaze kwiyumvira abwira Bakame ati nkongereye ubwenge kubwo ufite naba ndi igicucu, gumana ubwo ufite burahagije. Nuko Bakame ibonye ko hariho izindi nyagenge zirusha, yikubura ishengurwa n'ishavu ry'uko yagokeye ubusa. Sinjye wahera hahera umugani. Kanda subscribe, like, share na comment, uduhe igitekerezo cyawe, maze rero tugume twibanira karamata. Utazi ubwenge ashima ubwe. Intare umwami w'ishyamba yarwaje umwana, ibura ibitotsi ikagira arayomongana mu ishyamba ryose, iboroga bicika iririra icyana cyayo. Ibaza imiti bibi by'ubusa, umurwayi akomeza kuremba kuko indwara ye yayoberanye. Intare igeze aho yigira inama yo gukoranya ingabo zayo ngo izibaze umuti wayikiriza umwana. Buri bwoko bwose bw'inyamaswa bwoherezaga umuhanga bwizimo kubuhagararira. Inama y'abahanga ikabamo ingwe, ingeragere, umuhari, inzovu, imparage n'amasatura n'izindi. Indwara iranga irayoberana, imiti yose igeragejwe ikabisubiza rudubi. Abahanga bamaze gushoberwa, Nyiramuhari yari ifitanye amasinde n'ikinyogote ishaka kukiroha. Nibwo ibwiye intare iti nyagasani, naje mvuye mu rugendo rwa kure kandi nahabarije imiti myinshi, none nagira ngo mbabwire umuti wakiza umwana. Intare yikubita urwara iti maze ugatinda bigeze ahangaha? Nyiramuhari iti nimurase ikinyogote, umwana anywa amaraso yacyo ashyushye ahage dusigarane umurimo wo kumwondora. Ikinyogote kibyumvise gihinda umushyitsi, kirazana imbere y'intare gikoma yombi, amavi kiyaramiza ku butaka kiti nyagasani, sinakwemera ko umwana wawe apfa kandi nshobora kumuvura. Ubuzima bwanjye ntiburuta ubwe, cyakora narinzweho. Nanjye uwo muti naje nkuzi, ariko Nyiramuhari yibagiwe ikintu cya ngombwa.
n'aho twawukuye ndahababwira. Tujya kuza mu nama twagiye kuri ba bandi bagendera ku tuguru tubiri, baratubwira bati umuti ni mwe mwembi uzaturukaho. Bazashaka ubwonko bwa Nyiramuhari babuminjiremo amaraso y'ikinyogote, umwana abirya azakira. Izindi nyamaswa ziteze amatwi ziti nimugire vuga ngo umwana ataducika. Nuko Nyiramuhari bayica agahanga baragasatura bakuramo ubwonko, ikinyogote bakivoma amaraso mu mutsi w'ukuguru bayaminjira mu bwonko bwa Nyiramuhari babisuka icyana cy'intare. Inama irangira ityo, ikinyogote kigenda gicumbagira. N'ubundi ariko cyari kibisanganwe kuko cyari kimaze iminsi bagiteye umujugujugu mu myumbati. Hashize iminsi 2 ruranga rutwara cya cyana cy'intare. Kanda subscribe, like, share na comment, duhe igitekerezo cyawe maze rero tugume twibanira akaramata. Bakame n'impyisi. Kera Bakame yacuditse n'impyisi biranwana birabana bishyira kera, ariko Bakame babazwa nuko impyisi irusha ubukungu. Bukeye Bakame ibwira impyisi iti reka ducuruze impu, ubukungu bwawe burushaho kwiyongera ndetse ungurize ibintu byo gutangiza uzajya nkungukira. Impyisi irabyemera, bitangira gucuruza impu. Zimaze kugwira bijya kuzicuruza mu mahanga, inyungu ikabika kwa Bakame. Bakame imaze gukungahara irirwaza, bwa bucuruzi burahagarara, ariko impyisi ntiyabyitaho. Hashize iminsi Bakame irazinduka no kwa Mpyisi iti yemwe abo kwa Mpyisi mwaramutseho. Impyisi iti bwakeye Baka. Bakame irihanganira ariko cora iti nta miramukire yanjye baraye baducucuye badusahuye ntibadusigira na busa. Ubwo impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko impyisi ibuze aho irigitira irayishushanya yibwira ko izayishyura. Bakame iragenda ifukura icyuzi yororeramo amafi, amaze gukura ikajya ijya kuroba yo yirira. Hashize ukwezi impyisi ijya kwishyuza Bakame. Bakame yakira neza yikoza munsi y'urugo iroba amafi 10, iraza irayateka iyavanamo umufu uryoshye cyane, maze yegereza Mpyisi. Mu mwanya muto Mpyisi birakoma imbere irangije iti mbese sha Bakame ibintu biryoshye bityo ubikura he? Bakame irahaguruka ijya kuyereka icyuzi cyayo iti ugende ufukure nk'iki amafi azizanamo. Wari Mpyisi igeze imuhira sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto. Imaze kuyoboramo amazi itegereza ko amafi yazamo iraheba. Nibwo igiye kwa Bakame yirakariye cyane. Igezeyo Bakame yisomya ku nkangaza y'akataraboneka, kwibuka icyari kiyizinduye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti mama we ibise byo wabikuye? Bakame iti ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki? Igenda utemagura insina zose, amakakama azivuyemo uyashyire mu kibindi amaremo ibyumweru 3 maze uzasomeho wiyumvire. Impyisi iragenda ibigenza uko Bakame yayibwiye. Ibyumweru 3 bishize igotomeraho maze ururimi rurababuka, umujinya urayica. Ifata umufuka no kwa Bakame ntiyasuhuza, ihita igafata igashyira mu mufuka ije kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiwe urujigo rwayo kwa Bakame, iratura isubira inyuma yiruka, iza kunyura hafi y'uwo mufuka. Bakame iti uraho ngeragere? Ngeragere iti uracyabubaka? Ese urakora iki muri uwo mufuka sha Baka? Bakame iti ntiwamenya ibyanjye, ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika, njye ntegeka utunyamaswa turi hariya hakurya, nicyo gituma bagiye bampetse, nyamara simbishaka ariko ntibabyumva. Ngeragere iti shyuu ukivutsa umugisha nk'uwo, reka nigiremo niba utabishaka. Bakame baza kwangira nyuma iti ngaho njyamo ariko urampemba. Ngeragere ihambura wa mufuka ivanamo Bakame maze winagamo. Bakame sukukanira iradanangira, irangije iti ngiye kuguteguriza. Muri ako kanya Impyisi biraje ibatura umufuka ngo girigiri. Igeze hirya iti ariko noneho ko biremereye cyane iyi nkenya yariye iki? Ubusa ariko ndakuroha, dore igihe wambeshyeye. Ngeragere ngo ibyumve iti reka Mpyisi sindi Bakame nshyira hasi nigendere. Iraboroga cyane ariko Impyisi ntibyumve, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wambeshyeye, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po. Ingeragere niha rimwe gusa. Impyisi itaha yizeye ko igiye kwirira ya mafi yo kwa Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Ubugoroba ntitarabukiyeyo isanga Bakame kidandaritse ku nkombe y'icyuzi cy'amafi yako kararoba. Bihehe igihingukaho Bakame bayayibonye. Bakame iti wari Mpyisi
ntunyegere, ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abapfuye ikuzimu nkanjye. Impyisi irumirwa igira ngo kuko Bakame yazutse, ishya ubwoba itekereje ko wenda ihamye aho yapfa. Irirukanka irahunga, izinuka ityo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo. Sinjye wahera hahera umugani. Nshuti bakunzi Bukombe TV, aha niho dusoreje gahunda yacu y'uyu munsi. Reka rero tubabwire ngo turabakunda cyane, kanda subscribe, like, share na comment, duhe igitekerezo cyawe, maze rero tugume twibanira karamata. Uwabwira urukundo n'urukumbuzi rwacu mwaseka rikirasa mugashiduka rirenze. Murebe Noel, murakoze cyane.